turaganira gusa ku bintu bitatu gusa bihesha umuntu amahoro mu isi. Ibintu bitatu, ariko ibyo bintu bitatu ndabivuga, ariko ngiye ndatinda kuri kimwe gusa. Umuntu Imana yifuje ko agira ibintu bitatu byiza kuri we, ni ubwenge, ni imico myiza n'ubuzima bwiza. Ibyo bintu uko ari bitatu, buri wese yabitunze aba afite amahirwe yo kuba mu isi amuguye neza. Iyo ufite ubwenge uriyobora, wagira imico myiza ukagira igikundiro, wagira amagara mazima ukishima. Byose biraharanirwa. Nta wapfa kurota gusa ngasanga yabigezeho, ahubwo hari imbaraga wakoresha kandi zatanzwe n'Imana. Kugira ubwenge, kugira imico myiza no kugira ubuzima bwiza. Mu gitabo cy'Umubwiriza 7:12 hatubwira ngo ubwenge n'ubwugamo. Ubu cyambere cyiza nuko ubwenge ari ubwugamo. Nta mvura yaguye ariko ubona ko bashyizeho amatente yari kudukingira izuba, niyo ryari kuva cyane, iri hari hasakaye hari kuturinda, ubwo bwari ubwugamo. None ubwenge nabwo kuri nyirabwo iyo umuntu abufite ni ubwugamo bumukingira ikisi. Haranditse ngo nk'uko ubutunzi ari ubwugamo, ariko akamaro ko kumenya ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Ubwo ubwenge bushinzwe kurinda ubugingo, kandi ubugingo ni amaraso. Akaba rero iyo umuntu afite ubwenge buramurinda. Turi mu isi ifite ikibazo, cyaha cyateye isi ikibazo, kandi iyi isi ifite ikibazo n'abayituye barakigira. Niyo mpamvu ari ngombwa kwiga mu ncamake ngo nibura abantu b'Imana bamenye ibisabwa. Ikibazo isi ifite cyanyuze mu matwi no mu kanwa. Eva amaze kuganira n'inzoka yayiteze amatwi, amaze kuyumvira ararya, ishyano riba riguye. Umuntu uzi kurinda aho hantu hombi, akarinda ibyinjira mu matwi akamenya kubivangura, akarinda n'ibyinjira mu kanwa akamenya kubivangura, amahirwe y'icyago Satani yateganyije ntabwo cyakugeraho, byanze bikunze. Mu Mubwiriza no muri 10 umurongo wa 16 n'uwa 17 hatubwira amahirwe n'akagaho byishe, aho umuntu wese uzi ubwenge yashobora gutahura akamenya. Wagihuguwe iyo ufite umwami ari umwana muto, kandi ibikomangoma byawe bikaba ibirya kare, ubonye ishyano. Umwami aramutse ari umwana muto, abamufasha kuyobora icyo gihugu bakaba ibirya kare. Iri jambo rikoreshwe kurya kare bivuzwe hariya ntabwo ari ukurya kare kwa mu gitondo, ahubwo ni ijambo bakoresha mu Gifaransa cyitwa qui mange de le matin. Mbese mu yandi magambo iyo bukeye umubyizi wo kurya ubutangiye. Iki gihugu kiba kigushisha. Iyo ubereyeho kurya, mu gihe wagenewe kurya kugira ngo ubeho, wowe wibicuritse ukaberaho kurya, ishyano riba riguye mu gihugu. Umurongo wa 17 wagihuguwe ubuhiriwe iyo ufite umwana w'imfura h'umwami, kandi ibikomangoma byawe bikarya mu gihe gikwiriye kugira ngo bigire amagara bitari mu isindwe. Iki gihugu kiba gihiriwe. Uyu mwana w'imfura ari umwami, abamufasha kuyobora bakarya mu gihe gikwiriye, nta kindi bahunga kiretse bashaka kugira amagara kandi batari mu isindwe. Mu gihe twiga kandi dushaka no kumenya, cyane cyane ko nabyo bikenewe, mu gitabo cyitwa Intekerezo, imico n'ubumuntu harimo amagambo nshaka gusomaho gato cyane. Haranditse yagira ati, page yacyo ya 424 kuba gifite ni ikigwa cya 43, haranditse yagira hati, Dieu aime ses créatures d'un amour fort et compatissant. Imana ikunda ibyo yaremye, ikabikunda urukundo rukomeye, ariko rubitari gukunda gusa, ahubwo harimo n'impuhwe. Il a établi des lois de la nature, mais elles ne sont pas d'une exigence arbitraire. Imana yashyiriyeho ibyo biremwa amategeko y'ibyaremwe, ariko amategeko yayo sayo guhohotera. Chaque qui ne fera pas des lois physiques et morales implique ou l'enferme une promesse. Itegeko ryose Imana yashyizeho ngo ntukagire, ni itegeko rigenga impagarike n'ubwenge,
kandi rikabamo n'amasezerano. Ijambo ntukagire harimo amasezerano. Ijambo ntukagire harimo umugisha. Ijambo ntukagire harimo ubwenge. Ijambo ntukagire harimo imbaraga. Ijambo ntukagire harimo amahirwe, kandi dushaka ko buri wese amenya. Ntabwo hakurikije gahunda dufite uyu munsi. Dufite gahunda yo kwereka abantu aho akaga kari n'aho amahirwe yabonekera, ariko kuri ubuzima bw'abantu. Impamvu isi irarwaye, iragenda ibihinduka ubutayu. Ibyo biteye ikibazo ku isi, kuko umwuka ugenda uhindana, ubutaka bugenda bukakara, amazi akagenda akama, ibyatsi bikanaga kumera, imyaka igatinda kwera, bigaterwa n'ubwo butayu. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ubutaka burashaje, abantu babutwerera ibindi byatuma butera ngo bwere nibura, ariko bukera bifite intege nke. Ibyo nabyo byomana mu buzima bw'abantu. Gatatu, kumenya inshingano biragenda biyoyoka mu isi yo kubaka ingo, kuko umwigisha bitubwiye wa gatatu, mvuge nti wa kabiri, yagitweretse neza imiryango. Tugomba kubaka ingo dufite ubwenge, dufite kubaha Imana, ariko tuzi n'inshingano. Kutamenya inshingano, yaba ku mugore, yaba ku mugabo, yaba ku bana, yaba ku muturage, yaba ku bategetsi, biteye isi ikibazo. Ku ngingo ya kane iteye ikibazo ni imibiri y'abantu irakennye, ifite intege nke. Imibiri y'abantu uko biri kureba, uko mwumva, ugenda aruha akanya k'ubusa, yatekereza, ubwonko bukaruha, yakora akananirwa, yavuga akagwa agacuho, yiga ku ishuri umutwe ugatakara. Abantu bafite intege nke, isi ifite ikibazo. Ku ngingo ya kane, imibiri y'abantu nayo irakennye, ifite intege nke. Ku ngingo ya gatanu ni imirire mibi igabanya ubwenge, ikonona ubuzima. Icyo nacyo ni ibintu bigera mu 10, ariko ngewe ndita gusa ku bintu birebana n'ubuzima bw'abantu, kandi nihutana nabwo. Imico mibi nayo yonona ubumenyi, ndetse kubw'ibyo ikanonona benshi. Ku ngingo ya karindwi, inzira y'ingingo ibangamiye ibifite, cyangwa se inzara nayo y'ingingo ibangamiye abifite n'abatifite. Inzara yo mu ngingo, abantu bararya bakuzuza igifu, yewe ukabona akanwa gahaze, ukabona mu nda yahaze, yewe wayashaka wanamuturuka n'inyuma ukavuga utamerewe neza, ariko impyiko zidaheruka kurya, igifu kidaheruka kurya, ubwonko budaheruka kurya, amagufa adaheruka kurya. Inzara y'ingingo irafata abakire n'abashonje. Ku ngingo ya 8, ubwihebe nabwo no guhangayika biteye indwara. Abantu bari mu isi iteye ibibazo, isi ihangayikishije. Hari abahangayikisha, hari abahangayikishwe n'abandi, hari abahangayikishijwe n'inshingano, hari abahangayikishijwe n'impagarara, hari abahangayikishijwe n'amakuru, hari abahangayikishijwe n'impuha, hari abahangayikishijwe n'intambara, hari abahangayikishijwe n'ibihombo. Isi ntabwo imerewe neza, umubare munini cyane w'abantu barahangayitse. Ku ngingo ya 9, ubunebwe, ubutesi bimunga umubiri n'ubwenge. Abantu benshi cyane mu isi ya rurema, hari abashaka kubaho ariko atavunitse, akabaho adahagurutse, agasigara ku isi afite umusozi witwa uburiri, akasigaye ku isi gusa ari ukurya. Kikaba ikibazo. Isi yagize ikibazo. Ubwo bunebwe bungana butyo buvunisha abandi, ariko bukamunga n'amaraso ya nyirabwo. Yarangiza ugasanga amagufa ye aroroshye, imisokoro ye irakakaye, yarangiza ntiyaga, yarangiza ntiva mu byimbo, ugasanga amagufa ye ashonje kandi ahaze. Ku ngingo ya 10, ni ukwanga ibyiza nabyo bitera indwara. Iyo umuntu ari umunyeshyari, iyo umuntu ari umunyegomwa, yabona ibyiza by'abandi akababara, yabona ibyiza uburanga bw'abandi yarangiza akaribwa mu nda, yarangiza yabona inzu yabo agahangayika. Ubwo nabyo bishobora kugutera indwara, kuko byanze bikunze umutima wabaye utera konda. Iyi ngingo ntabwo ndi bujye ngitindaho. Umugambi ni uko abantu bamenya ko ubwenge ari ubwugamo, kandi ndashaka ko bitindwa. Mu ndwara ndi buvugeho kandi nihuse, ndavuga ku ndwara zigera muri 7. Impamvu ngiye kuzivuga mbere kugira ngo aho uri, niba ari iwawe, niba ari mu baturanyi, niba ari mu buzi, niba ari mu bavandimwe bakure, ugerageze gutabara kandi wandike. Ndavuga ku ndwara y'igicuri, ndavuga ku ndwara y'icyo bita infection urinaire, ibyuririzi ariko by'indwara zo mu nzira zo kwihagarika.
ndavuga kuri diyabete, mvuge kuri indwara bita karizo bita hemoroide mu Kifaransa, ndavuga ku ndwara yigabanuka byo bita kunanirwa k'ubwenge, byo bita demence, yarangiza ukabona umuntu wari ufite ubwenge aragenda bugabanuka, umubyizi wari umukeneyeho akawubura kandi ariho, agashobora kurya ariko gutekereza bikamunanira. Ndavuga ku ndwara y'umutima, nyuze mu nzira bita appareil circulatoire, inzira y'imitemberere y'amaraso, nibyo ndi buvugeho. Ndongera mvuge no kuvura igifu kuko nzi impamvu ndi bujye kuri ibyo bintu. Mu gihe dukurikirana ngo nibura buri wese agerageze gukurikirana neza, usomye mu bitabo byose waba by'ubumenyi, ku basoma Bibiliya bagasobanukirwa, urwego Petero yashyizeho mu rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 5 havuze ngo kwizera ongeraho ingeso nziza, ingeso nziza ongeraho kumenya, kumenya ongeraho kwirinda, kwirinda ongeraho kubaha Imana, kubaha Imana ongeraho gukunda bene data, gukunda bene data ongeraho urukundo. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane bigera mu 8, ariko nge ndavuga kuri bine nihuse gusa. Kwizera nk'uko umwigisha arangije kutubwira kuduhuza n'Imana, ingeso nziza zikaguhuza n'abandi bantu, kumenya kuguhuza nawe bwite, kumenya kuguhuza n'ishuri ry'ubumenyi, yarangiza maze kwirinda kukaguhuza n'umubiri wawe. Ibyo nibyo bintu ndi muvugeho gusa. Ndavuga ku kumenya, ubwo ni ishami rimwe, mvuge ku kwirinda, noneho mbegeze ku cyerekezo cy'icyo nshaka kuvuga. Mu gitabo cyitwa Santé par le plante, gukizwa cyangwa se ubuzima cyangwa se amagara mazima akomoka mu bimera, twese turarya ku isi. Ni umushinga nakunze ngewe, atari gukunda kurya ahubwo ari gukunda icyo bimaze. Kubera iki? Nta bakire bari babaho ngo bavuge yuko basirimutse kugeza ubwo barambirwa kurya. Nta bazungu bize cyane ngo bamenye kubaho batariye. Nta bakire bari bakira isahani. Nta banyacyubahiro bari bakira kujya ku meza. Bigaragara neza ko ari ishuri abantu bose bajyaho, kandi akaba ari umurimo wese umuntu wese akoraho, akaba nta wabisuzugurira undi. Bikaba bitumye ku isi n'umushinga wo guhinga ushobora gufata umwanya wa mbere ku isi, kandi umuhinzi akaba afite akamaro karuta umunyamafaranga, kuko uwaguha amafaranga kukwima ibiryo ntabwo wayahindura sose ubwibyo, ariko umukene ufite ibyo kurya yararariye, ufite amafaranga yaburaye. Niyo mpamvu dushaka ngo nibura buri wese agerageze gukurikirana mu gitabo, iki gitabo page yacyo y'124 Santé par le plante, havuga kintu gito cyane ndi buvuge, kandi nshaka ko buri wese yagerageza kumva. Iyi ndwara yitwa igicuri, impamvu nashatse kuyivugaho, ni indwara ibemereye abantu nabi, aho bavuze ngo yabitewe n'iki. Cause dans les 3 quarts de cas, mu buryo nibura mu buryo bunyuranye butatu, il est difficile d'établir l'origine du mal. Iyi ndwara kubona aho ikomoka biraruhije, kwa qu'il soit possible d'identifier les tendances familiales ou héréditaires. Ishobora kuba indwara ishobora kubishamikiye uko bakubyaye cyangwa iherekanya murage ry'iwanyu. Dans certains cas, il est impossible d'établir une cause physique, ariko byarushya neza cyane kumenya ko umuntu atewe aho igicuri cye cyakomotse, cyane cyane urebeye ku mubiri. Ariko hariho ibyo wagenekereza ukareba, tumeur cérébrale benigne ou maligne. Umuntu ashobora guterwa igicuri n'ibibyimba byo mu bwonko, bibaye ari bizakomokamo kanseri cyangwa akaba ari ibibyimba byabagwa ntibitera ingorane. Ibyo byatuma umuntu agwara igicuri. Kabiri, affection vasculaire cérébrale. Umuntu ashobora kubaho yarangiza agahura n'ikibazo cyo kugwara imitsi, cyane cyane yo mu bwonko. Traumatisme lors de la naissance du bébé. Umwana ashobora kuba yaragize impagarara, ni nko mu kwezi kwa 3 igihe nyina yari amutwite, ni nko mu kwezi kwa 7 igihe nyina yari hafi kwitegura kumubyara, ni nk'igihe yatinze kumubyara igihe yari yananiwe ari kubyara. Ibyo byaba intandaro yo gutuma umwana azakura akarwara igicuri. Menenge cyangwa se indwara ya mugiga, ibyo byabitera. Encephalite, gukunda kugwara umutwe. Fièvre élevée, umuntu yagwara umuriro urenze urugero bigatuma akunda kugwara igicuri. Yera icyo bita intoxication d'infection, iyo mu mubiri harimo umwanda wakomotse ku ndwara z'ibyuririzi. Yarangiza hypertension, umuntu ashobora kuba akagira umuvuduko w'ikirenga
maze amaraso akirukanka mu rugero rw'indengakamere, imitsi yari mito wenda izibye, amaraso avuduka cyane bigatuma umuntu ajya ubwenge, yarangiza hypoglycemie. Hari igihe imirire yawe yaba irimo isukari nkeya, yarangiza ibyo mvuze ni ibiryohera ntabwo ari isukari mvaruganda, bikaba bishobora gutuma umuntu ashobora kurwara igicuri, déshydratation sévère. Hari ababaho ntibanywa amazi, ntibagira aho bahurira, bakagira umwuma, ingingo zabo zigakena amazi, igihe zari zikeneye hagati ya 75 na 65, we akaba afite nka 20, amazi ntayo ari mu maraso, maze bigatuma atagira umwuka mwiza, maze agakunda kurwara igicuri. Déséquilibre des minéraux ou des liquides organiques, umuntu ashobora guterwa igicuri no kuba ibyarya bitarimo imyunyungugu, maze yarangiza akaba ari umuntu wirira ibishyimbo, wirira ibijumba, wirira ibyo kurya byose bikakaye ari byo ashaka, ariko atagira aho ahurira n'imboga rwatsi, za zindi zifite ryabara ry'icyatsi kibisi, iry'umuhondo n'iritukura, ari naryo rifitanye isano n'imisokoro ye, yaba atabirya akaba ashobora kurwara igicuri. Wamukorera iki aramutse yakirwaye? Wamuha itunda cyangwa se urubuto rwitwa avoka. Avoka nk'itunda ryiza rikomeye ku isi, ntabwo ari kuvura igicuri gusa, ahubwo avoka iri mu byo bita n'ubundi harimo anti stress. Abantu bayirya ntabwo bakunda guhangayika. Avoka igira amavuta meza yegeranye n'ayerayo, ku buryo abayirya batagwara rubaga impande, ntibagwara impyiko, ntibagware n'umutima, kandi bakituma neza. Avoka ntabwo ibereye aho gusa, byonyine ubwabyo gusa, iri mu byo bita eau de mémoire, ivura ibintu bita trou du cerveau. Ntabwo abantu bagira ibyo bita kujya bibagirwa ikintu bari bamaze kugitekereza. Ubwo rero kubw'ibyo iyo igenwe rero igashyirwa mu byo kurya umuntu urwaye igicuri arya, bagashyiraho igikoma cy'uburo, bagashyiraho utuntu mu tuvuta tukomoka mu bimera 8 twitwa bleban, bukomoka mu bihwagari, muri sezame, mu bunyobwa, mu ngano zinitse, ndetse na soya. Ni ibintu bivamo bleba. Bleba ntabwo apfa kwireba batyo gusa, ahubwo ni ikiribwa gikomeye gishobora guhura n'uburo umuntu akagira amaraso, bigahura n'uburo umuntu akagira vitamine E nyinshi, bigahura na avoka, yarangiza uwari urwaye igicuri agakira. Yarangiza abikora buri gitondo, akabikora iminsi 7, nyuma ntagarukiraho gusa. Umukene utashyikira bleba ashyikira ibumba Imana yaremye, iri bumba babumbamwe amatafari, ryari ndiritukura, ni naryo umuntu yavuyemo. Burya Bibiliya iravuze ngo nukwira ibumba umuntu. Kubumba rero ntabwo yabumba idakoresheje ibumba, ko ntiyakoresheje icyondo, ahubwo yakoresheje ibumba. Iryo bumba niryo basiga mu mugongo barivanze n'amazi ya romare, yarangiza bakarisiga uhereye mu rukenyerero kugeza mu gikanu, aho bita mu Gifaransa ngo ni dirombe aranique. Urazamuka ugahera mu maso y'ikibuno ukazamura ukagera mu gikanu, yarangiza ikahamara isaha imwe, ukabikora iminsi 3 ku munsi, iminsi 10, yarangiza wari urwaye igicuri agakira. Ubwo icyo gihe n'umukene nawe natwumve atega amatwi, amaboko atareshya ntaramukanya, ntabwo tukutuma avoka ya buri munsi n'ikijumba cya buri munsi wakibuze. Kubw'ibyo aba ari ngombwa kumenya neza iryo banga. Kubera iki? Muri Zaburi 119 umurongo wa 91 haranditse ngo amategeko yawe niyo atuma byose bibaho uyu munsi, kuko byose bigukorera. Ibintu byose mubona bidukikije, ibyo tuzi n'ibyo tutaramenya, byose bibereho n'abakozi b'Imana bayikorera. Nicyo gituma ari byo Imana yabanje gushyira ku isi. Urenzaho gusa byongera ubwabyo gusa, wafata onyo, ugafata indimu, ugafata akantu bita concombre, ukabikatakata neza salade, cyangwa ukabirapa, cyangwa amajyambere yaraje, yewe n'igihugu gifite imiyoborere myiza, dufite amashanyarazi, yarangiza ukabisya umutobe wabiko kuri cyo bita smoothie, yarangiza ugashyiramo amavuta y'ibihwagari, umuntu akabinywa buri munsi 3 mu munsi cyangwa 4, akabikora ukwezi. Yabavuye igicuri, ariko ntiyabavuye igicuri gusa, yabavuye n'umwijima. Ntabwo yabavuye umwijima gusa, yabavuye n'ibibyimba byo mu nda. Ntabwo yabavuye ibibyimba gusa, yabavuye n'umugongo. Ntabwo yabavuye umugongo gusa, yabavuye n'amaso. Yarangiza ntabwo yabavuye ibyo gusa, yabavuye n'inzira yo mu muhogo yo mu bwoko inyama bita tiroyide. Yarangiza abantu ntibagwara imyingo. Ubwo n'ubundi buryo bwagenwe umuntu yakoresha, ni onyo, ni indimu, ni concombre, na amavuta y'ibihwagari. Yarangiza ukabuvuye izo ndwara zose mvuze. Niba unaniwe no kwisuzuma, uzabikoreshe. Ibyo urwaye birahari, byavurwa n'ibyo bintu. Iyi ngingo y'igicuri nyivuyeho, ngiye ku ngingo nakwita
nayo infection urinaire. Kubwo izi ndwara z'ibyuririzi abakurikiranira hafi zishobora kuba zirimo inzira eshatu ariko zigera kuri byinshi. Hari inyadukoko ubwazo yo bita infection virale, yarangiza hari bacterienne, akaba ari ibintu by'imyanda gusa by'imbuto z'indwara byisabunza hano mu mwuka duhumeka, bigwa ku myaka yanitse, bigwa ku mafu ari mu isoko, biva ku mbuto, biva ku meza, bijya ku meza, bigenda bikajya mu gikoni, yarangiza bikajya mu mwuka duhumeka, bikajya ku myambaro twanitse twambara, yarangiza ibyo byose tukaba dushobora kubikomoraho indwara. Ibyo byose nabyo tuba tugomba kumenya neza ngo byagenda bite. Ndagira ngo ndashaka ngo buri wese yumve icyo twakora. Icyo twitaho gusa ni infection urinaire. Kubera iki? Iyi infection iri mu bintu bibabaje kandi biteye ikibazo, kandi abantu benshi cyane icyo mubiri w'umuntu baye icyo bita infecté. Uyu mubiri ugiye kumungwa, ubugiye kononekara, ubugiye kurwara, ubugiye gusubira nyuma, ubushobora ubwawo gusa kunanirwa ibyo wari ushoboye, yarangiza uyu mubiri ukamererwa nabi. Icyo twitaho niki? Kuba twumva ntabwo kumenya kwivurisha ibiribwa bitubuza bidutera gusuzugura muganga. Kubera iki? Ntabwo kurya neza kwa kurinda ngo moto itagukubita hasi gufa rigacika bakazashyiramo tije. Mbere yuko tugira ubumenyi tugomba no kujijuka ko nta bumenyi bujyana n'ubuswa. Ahubwo iyo umuntu amaze kugira ubumenyi arajijuka. Imodoka yawe ukubita hasi umutwe ukameneka bakawusana, kuguru kwacika yarangiza ukajya kwa muganga, yarangiza bakamenya gushyiramo sima. Wagenda wagwaye ibibyimba, warariye ibishyimbo byinshi, urya amaga menshi, urya amata menshi, maze proteine zikajya uzinjiza umubiri wawe utari bukoresha uwo munsi, izasigaye zikarema imisenyi muri wowe mu maraso, zikazarema amabuye, ukagira ibintu bita calcul cyangwa ibyo bita lithias, yarangiza ugahura n'ibibazo mu myijima, ukagahura n'ibibazo mu dusabo tw'indurwe, ugahura n'ibibazo mu mitsi, ugahura n'ibibazo mu mpyiko. Muganga yakugeraho amaze gupima akoresheje ecography, yarabyigiye abizi neza, maze akavuga ati nta kindi, urugero rw'ibuye ryawe riri mu mpyiko rukeneye gusaturwa, bagayiteruramo bagata, ugasigara wivuza igikomere. Niyo mpamvu kumenya kwivura ntabwo gutuma duhinyura abizi kiganga mu buryo bwiza. Kubw'ibyo dutandukana n'abaka rero twebwe, kuko imyemerere yacu ishingiye ku bumenyi. Niyo mpamvu ari ngombwa kubizirikana. Rero infection ndi buvugeho cyane niyo bita infection urinaire. Ni indwara navuga ngo ibishamikiye ku cyo bita rekore, y'abandi bita perte blanche, ni ugusohora amazi y'umweru mu gitsina impande zose. Indwara iherekezwa n'ibi bintu ntari buvuge byose ariko ndavugaho bike. Ni ugusohora amazi y'umweru mu gitsina, akaza ariko amara amazi, ni ukuza ari umweru ariko avuze, ni ukuza ari usushirane ari umweru n'umutuku bivanze, ni ukuza ari umweru n'umuhondo bivanze, ni ukuza nuka, ni ukuza se ahafashe ahatwika, ni ukuza hanyuze hakaryaryatwa, ni uguca umugongo, ni ukuvana mwinda kenshi, ni ukunaniza abagabo n'abagore kubaka ingo zabo muri rwa rwego rwa gatanu rw'umuganda wa gatanu wo kubaka urugo. Yarangiza bikaba bikeneye ko ugomba kwivura. Wakwivurisha iki? Uvurisha ibyo kurya abenshi badaha agaciro. Uvurisha icyo bita inzuzi z'ibihaza. Izi nzuzi zigomba kuba zeze neza, zibamwo amoko navuga ko ari muri atatu. Aya mbere ni inzuzi zirabura, aya kabiri ni biva mu bihaza bitagira inkogoto, aya gatatu ni biva mu bihaza by'inkogoto. Ibi rero bifite inzuzi zirabura nibyo biba bikarishye, kandi nibyo biva mu bihaza by'umuhondo ariko bitagira inkogoto, bese batamura neza bikavamo uruhu, yarangiza nabyo bibi bya kabiri. Icyo nitaho ni iki kuri byo? Izi nzuzi ufata ibiyiko byazo bitatu ukabihekenya mu gitondo urangije kurya, cyangwa se waba utarya mu gitondo kuko nabyo hariho abamahama abantu bagiye biha kandi kuyica bikabagora. Urazifata ukazirya utari wanywa amazi ya mu gitondo, ukareka hagaca amasaha 2, yarangiza ukabona ukanywa amazi. Izi nzuzi urya ibiyiko bitatu byazo, wahenga saa 6 ukarya karoti 2,
wahenga nimugoroba ukarya tungurusume 3 niba udatwite, ukabikora iminsi 7 ukaba wivuye iyo bita infection urinaire, yarangiza ukaba ufite amahirwe. Ku bagabo n'abagore birabavura, ariko by'umwihariko reka mbabwire ikihariye ku bagabo, inzuzi zikwiriye kuba mu nzu. Yarangiza ku bagabo bose bamaze kurenza imyaka 40 ni anti-prostate. Inzuzi zikingira kubyimba kwa prostate. Akagingo kakanyama kakarompwe kari hagati y'uruhago n'ubugabo bwabo ndetse naho inkari zisohokera, akakanyama iyo kabyimbye kabyara ikibazo, cyane cyane nko ku bantu bakunda bari muri ya gahunda ndi buvuge n'ingari nyigaraho, ariko reka mbe nyirangiyeho gato cyane. Imana yategekeye umuntu kurya 2 ku munsi, maze umuntu nawe arenda yiha amategeko arya 1 ku munsi, arya na 1 mu ijoro. Noneho gahunda ye itumurongo bitewe n'iki? Kuko nta modoka ihushwa umuhanda ngo ibyara amahoro, ni nako nta uhushwa itegeko ry'ubuzima ngo bimubyarire umuzima. Byanze bikunze bikugwa nabi. Kubera iki? Abagabo bakwiriye kurya kandi kinyobwa cyabo uhereye ku mwana w'umuhungu w'imyaka 8 bagatangira kumutoza kutangwa ibinyobwa hirya ya saa 10, niba nabinyoye akanywa bike kugira ngo ataza gukanguka ajya kwihagarika, kuko ibitotsi iyo bitinze gushiruka ajya kwihagarika wakubiwe cyane, icyambere cyangirika ni prostate. Kubw'ibyo rero twagenewe kumenya, niyo mpamvu iyo umuntu arya inzuzi, iyo umuntu arya inyanya, ngo bikagenzurwa ko umuntu arya inyanya nibura udusate 10 mu cyumweru, bihwanye n'inyanya 2 n'igice. Umuntu akanywa amata ya soya cyangwa akarya tofu cyangwa akarya sose yabyo. Iyo ari umugabo, ibyo bintu ko ari 3: inzuzi, soya, inyanya, iyo umuntu abikoresha 3 mu cyumweru, afite amahirwe yo kuba yarashatse umugore udashaka nawe ngo gushakira umukozi ngo ari ukugaburira. Byonyine ubwabyo gusa akabiguha 3 mu cyumweru, ukabihindura akamenyero, uyu mugabo atazigera agwara prostate. Ariko uyu mugore nawe ubirya ibyo mvuze uko ari 3: ni inyanya, ni soya ndetse n'inzuzi. Ibi umugore ubirya nawe ntabwo yagwara ingwara z'amabere. Igihe umugabo aba akize prostate, umugore nawe akira ingwara z'amabere. Igihe twe tubivuga tuba tuvuga ikiriho, tuba tuzi n'ikiriho, tuba tuzi n'icyaramutse. Muri gahunda y'isi y'ibirebana na statistique yo kureba ubuzima bw'amabere, yerekana neza ko dusigaje imyaka 2 n'amezi 9 muri 2025. Umugore uzahagarara imbere y'abandi bose afite amabere yombi azahabwa prix Nobel yo kurya neza. Niyo mpamvu dusabwa kumenya n'ibyo kurya, ukamenya nturye ngo uhage gusa, ahubwo ukamenya ko amabere yariye, impyiko zariye, amagufa yariye, ubwonko bwariye, amaso yariye, amatwi yariye, amazuru yariye, mbese amenyo yariye. Kuko ntabwo ari ukurya gusa ngo uhage, ahubwo ni ukurya kugira ngo ubeho. Kubw'ibyo niyo mpamvu ntari bugerageze gutindaho, naherukije ubwo infection urinaire naramagije kuyivura, nubwo ndi kuyanshamikiraho n'utundi mwe kurangara. Ndajya ku ngwara ya 3 yitwa diabete. Ku bantu bakurikiranira hafi, umubare munini cyane w'abagwara diabete bayiterwa n'isukari mvaruganda. Umubare wa 2 w'abagwara diabete ni abantu barya ibintu bifite proteine irenze ifite uburemere buruta bw'umubiri ukeneye. Ibyo nibyo bita proteine animale, ibikomoka ku nyamaswa, bakabirya cyane. Birata amaginda yakunda 3 ku munsi, akarangiza ukwezi, akarangiza icyumweru ariye 21, akarangiza ukwezi ariye amagi 88. Uwo kugira ngo azarokoke iyo proteine, ufata imihore y'inyama akarya kugira ngo azarokoke iyi proteine, igenda yamara kuba nyinshi cyane igeze ku rwego umubiri udashobora kuyikoresha, ikibyaramwo isukari. Ibyo bikaba bishobora gutuma urwara diabete. Hari abandi bashobora kurwara diabete nta kindi kibiteye, afite umubabaro, akora icyo bita grignotage,
yuza buri kanya, aranyerera ati n'ubundi napfuye kera, inzara yamurya ati nusanga n'ubundi wari hafi gupfa, yabona inzu ati dore abandi bo ngeweho byaranze. Ahorana inkeke n'amahoro make, yarangiza ibyo bintu birangiza insuline mu maraso, yarangiza ugasigarana isukari nyinshi ukagwara diyabete. Hari abandi nabo bumva ikirayi ari cyiza, narangiza bakagihata, ngaka gafiriti kakagihata, kandi iyo cyavuyeho uruhu rwacyo cyongera isukari, akaba bishobora gutuma urwara diyabete iyo ubikunda ukaba imbata yabyo. Icyo ni ikindi. Yarangiza ntabwo ari ibyo gusa nshaka kuvuga, ahubwo nashaka kuvuga kuri diyabete, ariko mvuzeho byinshi cyane. Impamvu ari ngombwa kuyivugaho, muri iki gitabo mubona mfashe page yacyo 136 havugamwo amagambo nshaka kuvuga gote cyane. Ntabwo ndi buvugaho byinshi cyane, ahubwo ndavugamo bike cyane. Les symptômes les plus notoires sont de diabète sont besoin excessif de manger. Intambwe ya mbere yo kumenya ko hari igihe bareberaho ngo barebe ko umuntu agwaye diabete, ni uguhora yumva umubyizi ugomba kuwo kurya gusa. Yarangiza kumva buri gihe kurya kikaba ari cyo uwa mubyizi. Oya, umubyizi umubwiriza umwaheretse kubwiriza, sinari ndi kumwe nawe ari kubwiriza, ariko nari mu ngendo njya muri Kenya, numva biranshimishe cyane, barabinyoherereje. Aravuga ngo umugabo yirirwa bishaka ariko asabwa kubiryaho bike, ngo ariko umugore utagira ubwenge yibwira ko umugabo adasonza. Yaramfashije. Ntabwo byamfashije ko ari byiza, ahubwo byamfashije ko umuntu yabona ahahera akaburira abantu. Abagabo bafite caractère analytique, bisaba ko haguruka mu rugo mwabadamu mwe munyumve neza, ntabwo ndi kuhasenyera ahubwo no kububakira, nukugira ngo umenye neza ko nkuko imodoka isohoka mu gipangu igiye ku kazi bakabanza kureba kora icyo bita entretien, ni nako umuntu wese ukoresha ubwenge agomba gusohoka mu muryango amaze kurya no kunywa, kugira ngo akoreshe ubwenge ariko bufite imbaraga. Gufata umuntu kumushora ku kazi ngo ajye muri ordinateur, ajye mu nama, akemura ibibazo ariko yabwiriwe, ukamugaburira saa sita, bihwanye no kumunaniza. Niba azagukorera imyaka 20 azakora 10, kuko nicyo kivi wamuhaye. Niba tumubyizeho gutekereza azatanga ubwenge buke, kuko ntabwo afite. Bazavuga ibibazo bikomeye, bamutegere saa 8 amaze kurya, basange yasinziriye, maze yarangiza niba muri ati uravuga hiti ati nani nkuko nari kuvuga, no hatazi ibyavuzwe. Azayasinyira ibyo ataza azibuke bamufunze. Ni byiza kumugaburira hakiri iki, akarya mu gihe kigize giti gikwiriye. Kubera iki ndaza kubivugaho, anagombe kurya kabiri ku munsi, mwabagabo mwe namwe munyumve neza. Buriya n'inka zirabyagira, nta mpamvu yo guhoza ibyo kurya ku munwa. Imana irebye ko atari byiza guhora umuntu ashyira ibyo kurya mu gifu, ishyiramo akantu bita kardiya kitwa urugi. Iyo upfuye kwinjiza utakomanze, karakingura kakivumbura kakongera gukinguka gwari kirungurira, bitewe nuko bavuga ati urambyukije kandi nari mbyagiye, ngaho nange sinongera gupfundikira, maze acide ziri mu gifu zikazamuka zikagucumba, bamwe zikabatwika iminwa ukagira ngo gasusu cyangwa se kanyanga. Abandi bagahora basaraye aho bataririmbye, abandi bagahora batonekara mu muhogo, abandi bakamira bibagoye, nta kindi kibiteye ari uko umwanya wabo wo kumira ufundikira igifu uhora mu nzira. Rero arakomera ati soif intense, iyo umuntu agwaye diabete agira inyota y'indenga kamere, fréquente émission, akunda kwihagarika kenshi, il peut aussi y avoir augmentation de poids. Hari n'igihe wajya kubona ukabona umuntu ari kongera ibiro cyane, atagumbashye, atahangayitse, kuko nabyo bitera kubyibuha. Burya hari abantu barya umubabaro yarangiza ukamubyibuha, kibwira ngo bwaramutse neza naho yaramutse nabi, bitewe nuko yimaramo amazi, amavuta akaba ariyo yongera. Efati tendance aux infections. Umuntu afite diabete, indwara z'ibyuririzi zikunda kumufata cyane, difficulté de cicatrisation de plaies, maze ibisebe yakomereka gato cyane gukira bikamugora, érosion de la peau, maze umubiri wawe ugatangira kononekara. Bizakora iki rero? Uzakora ibintu bikurikira cyane, nshaka ko buri wese yakumva. Biroroshye cyane gufata cya gitunguru bita onyo, ugafata ya ndimu bita citron, ugafata imboga bita persile, ugafata amashu mabisi, yarangiza ukavanga iyo salade hamwe,
ni onyo, ni indimu, ni persile, ni amashu mabisi. Onyo ugafata imwe yo mu byo bita grandeur moyenne, ikaba ifite urugero rwo hasi rwiza bambe rutari ruto cyane, akaba yeze ikaba ikomeye, kandi akaba ari ntoya mu rugero rwiza. Yarangiza ugafata indimu nayo nziza itari agahinja, itari kwa kandi kumuteja. Yarangiza ukayikatakata neza. Ugafata imboga bita persile, ugafata ibiyiko bibiri ntabwo bazirenza. Ugafata amashu ibiyiko bitatu, iyo ni salade yayo, ukabivanga neza akagasarade. Ugashyiraho amavuta y'ibihwagari. Yarangiza akagasarade ukajya ukarya. Niba urembye cyane hera ku munsi wa mbere wenda kurya bibanze ubikora iminsi 7. Niba utarembye bivuga ngo mbese iyo bavuze ngo utarembye, isukari yawe iri hagati ya 130 110, mbese ari umwe hagati, mbese bakubwira ati jya kuri regime. Iyi salade uyirya kane mu cyumweru, ukabigira akamenyero, isukari yawe ikagabanuka. Yarangiza bitewe nayo mahirwe. Icyo ni kimwe. Abantu bagomba gukunda kurya ibyo kurya by'ibishyimbo, ariko imiteja cyangwa imitonore bakunda kubirya. Ibyo nabyo byabafasha cyane. Mu bikoma bakunda kunywa bagabanyamo ibigori bakahubwa bagashyiramo uburo. Yarangiza ndagira nti ndagiye kure cyane, ndajya mvuga bike cyane, ntabwo mbirangiza byose kuko umwanya dufite ntiwadukundira kurenza aha ngaha. Iyo yari diabete, reka njye ku ndwara bita hemorrhoid. Hemorrhoide nk'indwara yitwa karizo, ishamikiye ku rura runini, iyo bita gros intestin. Ndabigira ngo kubabizi bazi ko uko turya bikamanuka mu muhogo bikagera mu gifu, igifu kiragogora ko icyo bita brassage. Yarangiza kikabisya, kikabikamura, kikajya cyohereza bike bike binyuza akantu bita pyrore, bikagera mu maramato. Aya maramato akagerageza kubiyungurura no kubinoza no kubivanga mu bivuye mu rwagashya, maze bigakuramo amaraso akajya mu mwijima, maze bikatsi bikajya mu mara manini. Aya mara manini akeneye ibintu bita fibre kugira ngo umwanda wagezemo wihute. Ubwo hakeneye ibintu bifite ibara ry'icyatsi kibisi, iry'umuhondo, cyane cyane bikomoka ku mboga no ku mbuto, kugira ngo umuntu yashobora kwituma. Iyo usibye kwituma, umuntu agenewe kwituma nibura ku rugero rwiza rwa 3 ku munsi. Ubyutse urangije kurya na nimugoroba urangije kurya. Bikagenzurwa. Igihe cyose ubona ko wasibye kwituma kandi wariye kandi wanyoye, iyandikeho ngo ndi mu nzi idakoropye kandi nayikoreyemo. Ubwo iyo myanda itasohotse, iyo myanda ifite indurwe nyinshi cyane zavanzwemo, zavuye mu gifu n'izavuye mu rwagashya bikorera mu mara. Izi ndurwe zikwibitsemo ukaba utazitumye, zihwanye n'umuntu ubitse umunyu mu mwenda, aya mara yawe arangirika. Ni ngombwa kubizirikana, ugakora ibishoboka byose ngo witume. Ibi byatuma utituma byose ukabihunga, n'ibitera kwituma ukabikoresha, bigahinduka bikajya kuri gahunda y'umuryango, aho abantu bamenye neza ko kwituma nabyo ari indi nzira y'ubuzima. Iyo bitabaye bityo ugasiba, ya myanda ikirirwa cyangwa ikarara muri rwa rura runini, bigeraho yarangiza gukurura rugifite imyenge, rukanyunyuza amazi make yari muri wa mwanda. Yarangiza uwo mwanda uvuyemo ugasubira mu maraso. Yarangiza ibikatsi bigasigara bimunga hahandi harwaye, kuzabyituma bikagora. Byagera mu kantu bita sigmoide, nicyo kigega cya mbere gisaba kujya mu mwanda wa 250 amagarama 250 bingana n'ikirahuri. Yarangiza kuri wowe bigatinda kujya kubyituma ukikanira. Burya ntugaseke, ntukanezererwe. Igihe cyose ujya mu musarani, aho batinda ni mu kazi no mu mirimo, noho gutinda kwituma ni bibi. Bugomba kugera ukagira vuba vuba cyane cyane ko niyo nzu nta cyubahiro kirimo. Kubera iki? Iyo witumye ugatinda, imihore yawe igenda aho umwanda niyiza uko wikanira. Iyo igeze hanze ukayihanagura, wenda ukayisukaho amazi yanduye, wenda ukayihanaguza agatambara gapfuka, wenda ugakoresha agapapuro kangiritse cyangwa kanditseho, ubwo ndavuga biragenda. Yarangiza ya mihore ikanga gusubirayo,
ugatangira guhura na hemorrhoide externe ishobora kuzagera aho yanakumunka byo bita fistule anale, ishobora kuzagera aho yarangiza akabyo bita gonflement de veine anale, ukagira ibyo bita hemorrhoide interne. Noneho kubw'ibyo biragusaba gukurikira iki kugira ngo nibura utwumve neza. Fata pome nk'itunda, fata karoti nk'uruboga mbisi, fata tungurusumu eshatu ku rugero rw'umuntu ukuze kandi udatwite, bikatakate neza, birye nimugoroba iminsi 7. Henga ku manywa, fata ya onyo, fata ya ndimu nakitwa concombre, yarangiza numara kubikatakata neza ushyiraho amavuta bita erayo, niyo yanditswe muri Bibiliya, abandi bayita huile d'olive mu Gifaransa, abongereza njya ngerageza kukavumba nako nubwo ntakazi ariko ndagatoraguraho, yarangiza bayita olive oil. Gafata ibiko 2, gafata na cya gitunguru wakatakase, ya ndimu wakatakase, ya concombre wakatakase, ugashyira haya amavuta ukabirya. Niba hemorrhoide yarabyimbye cyane yaragize turaturegeya, uzabirye 4 mu cyumweru, wenda kurya ku manywa ubikora ukwezi. Uzafata ubuki bwiza nubwo bigoye ko buboneka kuko politique commerciale iratuma abantu bangirika cyane. Umuntu akuzanira ibitari ubuki, yarangiza nawe ukagura ko wabonye ubuki, icyakora apfa kwandikira ibyo bita mauvaise publicité, akagushyirira agapapuro akwandika ko ari ubw'imwimerere. Icyo nge nemera kuri ibyo bakubwiye byinshi byanditsweho umwimerere, umwimerere n'ugo rupapuro ntabwo ari kirimo, ntabwo ari mu kiri cya cupa. Urahura n'abantu bambwira uterwaye umwijima, reka amata, ati ngewe nywa amata ari no fat, nta mavuta arimo, nkamwemerera. Ibyo nkamubwira nti ikintu kitariho amavuta n'ugo rupapuro banditseho noho imbere mu mata ho agize ati arimo. Niba ushaka kunywa amata atagira amavuta, uzavuze ucunde ukuremo amavuta asigariye, unywa amacunda, uzabonye n'umuti w'umwijima, nta peu importe. Ariko naho ntabwo nkujyanyeyo cyane kuko arega amata abanza, ntabwo abanza kuba amata ahubwo habanza kuba icyaya kamwe n'ubuzima bwacyo. Ndagira nti ndagiye kure cyane, ufata ubuki bwiza wenda kuryama nijoro ukiyuhagira, maze ugakuraho imyanda yakomotse ku byo wambaye uko witumye, maze yarangiza ugasigaho ubuki, byashoboka ukabwinjizaho gato cyane muri iyo bita anis, yarangiza ukabikora iminsi 7. Iyo bita gonflement de veine irabyimbuka, yarangiza kuko wabiriye bikaba biri mu mara urituma neza. Kubashyizeho bwa buki nibyo fibre iri muri bya bintu twamaze kuvuga byose izagenda izibura kandi nyereza yamara, uzakira hemorrhoide. Ndagira nti aha ndatambutse naho ngiye kukunanirwa k'ubwenge. Ubuzima muri kureba turimo, reka mbarangire neza ko umuntu wese ku isi ntabwo yubahirwa icyo ari cyo, ahubwo yubahirwa icyo amaze. Ndasubiramo, ntabwo umuntu yubahirwa icyo ari cyo, ahubwo yubahirwa icyo amaze. Icyo akora icyo uri cyo cyatuma bagutinya, icyo uri cyo cyatuma batakubaza, icyo uri cyo cyatuma batakureba, icyo uri cyo cyatuma bava mu nzira, ariko ntabwo bakubaha. Umuntu rero ntabwo yubahirwa icyo ari cyo, ahubwo yubahirwa icyo amaze. Ubwenge bwawe nicyo gishoro gikomeye, bugomba kugaburirwa buri munsi ibintu ndi buvuge bigera kuri 5. Ukwiriye kureba ko wahumetse umwuka mwiza wo mu rwego bita oxygene, ukwiriye kureba ko wanyoye amazi kandi ukayiyuhagira buri munsi, ukwiriye kureba ko wariye 2 ku munsi, ukwiriye kureba ko mu byo wariye harimo ubwoko bw'ibiryoherera ariko by'ibinyampeke, ukwiriye kureba ko wariye imbuto, yarangiza ubwo nibwo buryo baba bari kurinda ubwenge. Impamvu ndavuga gato cyane kubirebana no kurya, ntabwo
mu gitabo cyitwa l'essentiel de l'évangélisation sanitaire harimo amagambo ngiye gusoma aho nshaka ko buri wese yagerageza kumva kandi byadushobokera tukayumva. Page yacyo y'ijana na 34 y'icyo gitabo. Les personnes qui consomment des repas par jour, abantu bajya barya amagabura biri ku munsi, ont tendance à avoir un meilleur contrôle de poids. Ibiro byabo ntabwo byiyongera cyane kandi ntabwo bigabanuka ahubwo bigakurugero rwiza. Moins de douleur, iyo hagize ikibabaza ntabwo babara cyane. Une meilleure absorption des éléments nutritifs, ibyo bariye birabayoboka neza. Moins d'asthme d'allergie, abantu barya kabiri ku munsi ntabwo bakunda kurwara amahwima cyangwa ngo umubiri wabo umwinanirwe. Une meilleure digestion, abantu barya kabiri ku munsi ibigogora ryabo rigenda neza. Moins irritable, ntabwo bakunda kurakara ubusabusa. Intellect plus vif, bagira ubujijuke bwihuta cyane, buhora bukangutse, buhora bwumva neza, bwerekwa bundi bwerekwe kenshi, bukaburwa bukumva vuba, bwagayigwa mu bwenge bukamenya ko bwagawe, bwakosora butabanje gutitirizwaho. Meilleure mémoire, iyo umuntu ajya kabiri ku munsi yarangiza aribuka neza. Meilleure mémoire, aribuka neza. Plus d'énergie, agira imbaraga. Économiser de l'argent, umuntu ujya kabiri ku munsi ntasesegura amafaranga, ibyo abifata neza. Noneho ku bw'ibyo ntabwo yagira umujura uhwanye witwa ibyadutse. Bavuze ngo la mode est un voleur qualifié pour les riches. Iyo ibigezweho bishobora guhindukira umujura kabuhariwe wo kukwiba. Niyo mpamvu iyo urya kabiri ku munsi ukora ikintu wapanze ntabwo upangirwa n'ikintu. Ndagira nti ngana ku musozo ndavuga bike cyane kuri ingingo, aho ntibagirwa neza ko ibivura hemoroide dufite amahirwe akomeye cyane y'imikorere y'Imana. Iyo uvuye umutima uba uvuye n'ubwonko, kandi iyo uvuye impyiko uba uvuye n'umutima. Wavura amara ukaba uvuye igifu n'umwijima, ubwo kandi ukaba uvuye n'imitsi. Niyo mpamvu iyo bakubwiye ngo ibyo kurya runaka bivura iki, biba bifite na annex ibindi byiza. Impamvu nk'uko igihe kitwemerera guhagarikira ahangaha, reka nsome aya magambo. Iki gitabo mfashe bakita Guide de formation personnelle, bakoresheje mu ijambo rikomeye cyane nakunda ko buri wese yakumva kandi byadufasha. No, la maladie est simplement le résultat de nos erreurs, de nos maladresses, de nos négligences. Burya indwara ntabwo ari ahandi ziva gusa, ahubwo ni n'umusaruro w'amafuti yacu, ubutandame bwacu no kutagira icyo twitaho kwacu, nabyo byabyara indwara. Umuntu atandamye byamutera indwara. Yavanga ibitavangwa akabiteka mu gihe bitabigenewe, akabirya mu gihe bitari ngombwa, akavanga ibitavangwa. Wafudika gusa nabyo bigatera indwara. Wagenda ukagira ibyo bitaho. C'est le malade est rarement le seul responsable. Icyakora nyiri kurwara tashobora kuba atari we wenyine witeye indwara. Il est le plus souvent le victime des erreurs, des fautes de tout le monde. Hari igihe umuntu arwara bitewe n'amafuti ye bwite cyangwa akaba n'amakosa y'abandi, nabyo birashoboka. Kubera iki? Ufashe isombe yarangiza ugakutuma umukozi akagenda akazigura aho baziciye mu rutoke cyangwa mu kabande, yarangiza bakaza batazogeje, zikaza zihambiriye mu gafuka, zirimo twa dusimba twazitondagiraga, ukazinyuza ku isoko ntibazoze, yarangiza bakazinyuza mu kamashini bakazisya, na twa dusimba tukajyamo, umubiri wawe wajya kuzirya ukabura ibyo bita toxine, ukarya ibyo utagenewe kurya, ukibuka warwaye, yarangiza wowe nyiri kurya tumenye ko ari amafuti y'umutetsi, bitewe nuko abantu batazi izo ngorane. Ayo mafuti yatugiraho ingaruka. Ces erreurs sont presque toujours collectives. Hari igihe ayo mafuti agira ingaruka kuri benshi. Elles résultent de notre vie sociale et notre civilisation. Hari amafuti ya benshi, imibereho ya rusange ndetse n'amajyambere yacu byadukoraho. Ibyo byaba intandaro yo kurwara. Mais dans un organisme affaibli par l'inquiétude ou le chagrin, miné par un remords, ça circule plus lentement. Hari ikindi cyadutera indwara. Iyo uhorana amahoro make, iyo uhorana intimba ukabitindaho,
cyangwa ukagira ipfunwe amaraso yawe agenda buhoro oxygene mwe comportement maze amaraso yawe ntabe umwuka mwiza bihagije nurimwe bien les organes vitaux ayo maraso yawe agenda buhoro kandi adafite umwuka uhagije ntashobora kugaburira ingingo zawe sitiye mare système nerveux maze ukumeze ntibishigikire urwungano rw'imitsi yumva aussi les microbes trouvent une résistance amoindrie maze imbuto z'indwara zikaburika zirwanya epfati intérêt propre à leur multiplication kandi microbes zibuze ikizirwanya ziriyongera cyane et la maladie se déclare maze indwara zikiyadukiza rero mu gihe dusoza tuvuga ingwara ku ngwara y'umutima burya ku bwenge twabonye twarya kabiri ariko ku mutima ho uzanywa amazi arimo indimu n'ubuki ni buri gitondo igice cya litiro amazi akabashyushye ukakamuriramwo indimu nziza ugashyiramo ibiyiko bibiri ukanywa buri gitondo iminsi 7 uzaba uri kuvura umutima nufata onyo n'indimu ugashyiraho yerayo ntabwo uzaba uri kuvura umutima gusa uzaba uri kuvura n'ubwonko uzaba uri kuvura n'impyiko yarangiza uzaba uri kuvura na rubaga impande uzaba uri kuvura amagufa ufashe onyo gusa indimu na yerayo uzaba uvuye umutima rero reka dusaba Imana ngo buri wese yongera agira ubwenge bushobora kurinda ubugingo bwe ubwenge n'ubwugamo Imana igushakira ubwenge Imana igushakira imico myiza Imana igushakira ubuzima nta kindi umugambi uheruka w'ubu butumwa muri kureba nukugira ngo ubuzemo ahubwo no kugira ngo ugire icyo wimarira kuko kutabimenya wariyononye kutabimenya wononye abawe kutabimenya ntacyo umariye isi kutabimenya ntacyo umariye abawe kutabimenya ufite umubyizi muke n'akamaro gake mu isi no mu bandi abaguhaye akazi nta musaruro bagufiteho niyo mpamvu ukeneye ubwenge ukeneye imico myiza ukeneye n'ubuzima bwiza reka Imana ibiduhere mu izina rya Yesu amen.